ibihe byiza kuri wowe ukomeje gukurikira gahunda za Gisenyi Morning Post. Uyu munsi tugiye kukugezaho ibintu 9 byagufasha kongera ibiro cyangwa se ibintu 9 wakoresha mu gihe wifuza kubyibuha. Abantu benshi bakunze kuvuga cyane ku mafunguro afasha gutakaza ibiro cyangwa se kunanuka, ariko ntibibuke ko hari n'abandi bantu baba bifuza kongera umubyibuho cyangwa se kongera ibiro. Tudatinze rero reka tukwereke amwe mu mafunguro 9 yagufasha kubyibuha cyangwa se kongera ibiro. Ku mwanya wa mbere turahasanga imineke. Ushobora kurya umuneke nyuma yo gufata ifunguro rya mu gitondo, cyangwa se ugafata umuneke wawe ukawuvanga na yahurti. Ku mwanya wa kabiri turahasanga ibigori. Mu gihe wifuza kongera ibiro cyangwa se kubyibuha, ni byiza gufata amafunguro arimo ibigori, igikoma cyo mu ifu y'ibigori, umutsima w'ibigori cyangwa se kawunga. Ushaka wanarya n'imvungure cyangwa se impungure bitewe n'agace uherereyemo, wabivuga uko ushaka. Ku mwanya wa gatatu turahasanga itungo ry'inkoko. Umuntu wifuza kongera ibiro bakunze kumugira inama yo kurya amafunguro akungahaye kuri poroteyine cyangwa se poroteyine. Muri ayo mafunguro rero dusangamo n'inyama z'inkoko cyangwa se ibindi bintu bikomoka ku nkoko. Ku mwanya wa kane turahasanga amavuta. Buriya umubiri ukenera amavuta kugira ngo ibiro byiyongere. Ushaka wakoresha amavuta ya elayo, ugakoresha amavuta y'amamesa cyangwa se amavuta y'ibihwagari, bizagufasha cyane. Ku mwanya wa gatanu turahasanga umugati. Ushobora kuwurya mu ifunguro rya mu gitondo cyangwa se ukawurenza ku yandi mafunguro bitewe n'uko ubishaka. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga imbuto, ariko izo mbuto zikaba zidafite amazi menshi, nibyo bita mu gifaransa de fruits secs. Ku mwanya wa karindwi turahasanga ibinyampeke. Abantu batagira umwanya wo gufata ifunguro ry'amanywa, akenshi bakunze gufata ifunguro rya mu gitondo ririmo ibinyampeke kuko iryo funguro rifata mu nda. Ibinyampeke rero binifashishwa n'abashaka kongera ibiro cyangwa se abashaka kubyibuha, bakagirwa inama yo kubifata akenshi. Ku mwanya wa 8 turahasanga foromaje. Foromaje ikize ku bitera imbaraga. Foromaje kandi ifasha kongera ibiro vuba kandi mu gihe gito. Foromaje urumva ko nayo iri mu bintu byagufasha kongera ibiro kabisa. Ku mwanya wa 9 turahasanga mayoneze. Mayoneze nayo ikungahaye ku bitera imbaraga, ikabifasha abantu bashaka kongera ibiro. Urumva ko rero mu gihe ushaka kongera ibiro, ushaka no kongera umubyibuho, nayo wayikoresha. Wakoze cyane. Niba wabikunze kanda like, ukore share, ukande subscribe na comment, utwandikire muri comment kugira ngo tumenye icyo tuzakugezaho ubutaha. Uramutse hari ikintu ushaka ko
twazakugezaho watwandikira tukazakikugezaho ubutaha. Mwakoze cyane.